Amahoro y'Imana bane namwe mwe mwese mukomeje gukurikira gahunda z'ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104.3 FM. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. Aho muherereye hose tubahaye ikaze mu kiganiro mugiye kubanamo nanjye umukunzi Ani Sabine ndetse na mugenzi wanjye Uyisabye Christine. Reka kandi tunababwire ko Nigena Roger ahagarariye iki kiganiro mu gihe Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma. Mu kiganiro cya none turagaruka ku Christine. Ni ingingo imaze iminsi ishyirwa mu majwi ijyanye n'ubwiyongere bw'agahinda gakabije ariko by'umwihariko mu rubyiruko. Aho rero uyu munsi turaza kungurana ibitekerezo ku bwiyongere bw'aka gahinda gakabije ariko by'umwihariko mu rubyiruko. Ubundi agahinda gakabije ni iki? Ibimenyetso ni ibihe? Ese kakirindwa gute? Hagati aho namwe mbibutse ko mugira uruhare muri iki kiganiro, turaza kumva ibitekerezo byanyu. Yego sinibyo gusa rero kuko bakunze ibikinamico ngira nkugire, uyu munsi turaza kumva agace ka gatatu k'iyi kinamico. Nimujye kure. Tubahaye ikaze nanone mu kiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none rero nk'uko twahoze tubibabwira, turagaruka ku bwiyongere bw'agahinda gakabije mu rubyiruko. Ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima mu 2018 bwerekanye ko mu Rwanda abantu bari kwijanisha rya 20.5 bafite imwe mu ndwara zo mu mutwe. Muri bo rero abafite ikibazo cy'agahinda gakabije bagendana n'ibimenyetso byo gushaka kwiyahura, kwiyanga, kumva umuntu yarataye agaciro muri we, bikaba biri ku rwego rwa 11.9%. Ni mu gihe rero raporo y'umuryango w'abibumbye wita ku buzima ya 2021 yo igaragaza ko nibura buri mwaka abantu 700,000 bicwa n'agahinda gakabije cyangwa se depression mu ndimi z'amahanga. Dukomeje kandi ubushakashatsi buheruka gukorwa bwakozwe n'ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC muri 2021 bwagaragaje ko 23.1% by'urubyiruko rwo mu Rwanda rwibasiwe bikomeye n'agahinda gakabije kandi rwanabaswe n'inzoga. Ubu bushakashatsi bwakorewe ku rubyiruko 8,555 rufite hagati y'imyaka 14 na 30 rwo hirya no hino mu gihugu. Bwerekanye ko ibi ibibazo byiganje cyane mu b'igitsina gabo, abatuye mu bice by'icyaro, abatarize ndetse n'abantu bakennye. Kumva ufite agahinda kenshi cyangwa wigunze ni ibintu bisanzwe mu buzima, cyane ko umuntu adashobora kubura ibimuhungabanya cyangwa se bimubabaza. Urugero se kubura ukunda, kugira ibibazo bitandukanye mu buzima cyangwa se guhomba ikindi kintu wakundaga cyane. Gusa ariko nanone hari igihe bigera bigatangira kuba byinshi cyane kandi ukamara igihe kirekire ufite agahinda kenshi no kumva uri wenyine ntacyo umaze. Ibi rero bishobora kuba indwara y'agahinda gakabije. Iyi ndwara rero ituma ubuzima bwawe busanzwe bugenda nabi, ndetse si n'ibyo gusa bikaba bishobora no kuba byatera n'ibindi bibazo bikomeye. Yego nibyo, ingaruka ziba nyinshi, harimo no kuba umuntu yakiyambura ubuzima cyangwa se bikanavamo kwishora mu biyobyabwenge. Yewe bikanavamo indwara zikomeye zo mu mutwe, dore ko nazo ziba mu bwoko bwinshi. Sabi Karame, hari ubuhamya mperutse kumva kagira inkuru bw'umwana w'umukobwa avuga ukuntu yakuze abwirwa ko ari mubi, yewe biza no kugera mu kazi agiye gusaba akazi. Umuntu aramureba aramwitegereza aramubwira ngo nta kazi kawe gahari. Mu by'ukuri asobanura ibikomere yagiye ahura nabyo bitewe n'izo mpamvu zo gukura abwirwa ko ari mubi, kugeza naho ubwe nawe yatangiye kwiheba, nawe yumva ko ari mubi kuko hari ibyo abantu bamubwira. Akenshi bura muri sosiyete dukunda kubwira abandi bibakomeretsa kandi rwose ntabwo ari byiza. Rega nta muntu mubi unabaho. Yego bibaho cyane ko rwose umuntu abwirwa ko ari mubi ugasanga bimuteye agahinda gakabije, n'uwagerageje kuganiriza muri sosiyete ugasanga nta muha umwanya ngo abe yanamwumva ngo amutege amatwi. Ngira ngo n'abadukurikiye bafite impamvu bumva sosiyete itarakira neza umuntu utinyuka kuvuga ikibazo cye cyangwa se agahinda ke. Namwe mwagira uruhare muri iki kiganiro mutubwira, ese mubona hakorwa iki ngo sosiyete yumve ko ikwiriye gutega amatwi uwagize ikibazo bitarageraho bimutera kugira agahinda gakabije. Mu gihe rero muri kutwandikira, reka twumve ibitekerezo bya bamwe mu baturage bo mu karere ka Gicumbi, icyo basanga ari imbarutso y'uko urubyiruko ruhitamo kuruca bakarumira aho gusohora cyangwa se kugira uwo baganiriza ibibazo bafite. Reka tubumve, turagaruka mu kanya. Nyine burya umuntu nk'uwo kugira ngo umenye ko agifite, burya umuntu hatowe ikintu akakivuga ngo urasa indwara arayikira. Mwabashe kumenya ko imurimo mwamuganiza ikaba yamuvamo. Kugira ibibazo byinshi ukabura ubu bitura, cyangwa se ukaba ufite nk'ababyeyi nabo wajya kubibatura ukabona ntibari kukumva, n'undi muntu wese ubiganije ukabona ntari kukumva, nacyo cyagutera intimba yo kuziyahura.
aho kugira ngo mitemo umuntu nabibwira bitewe n'ukuntu abantu batagira ibanga njye nabyigumanira nkazajya mbigendana. Impamvu urubyiruko kenshi na kenshi ruhitamo kwicecekera, hari igihe ahanini aba yabuze uwo yakwisanzuraho ngo amubwire icyo kibazo cyiwe, cyangwa se nanone ugasanga aba bana nabo abamuba hafi nabo ugasanga batamwitayeho, nta cyizere bafitiye. Icya mbere ngira ngo ni ukuba nta byiringiro by'ejo hazaza bafite. Icya kabiri ni ukwibaza ngo mbese twabisohokamo gute. Iyo abonye rero nta gisubizo afite biramugora, bya bibazo barimo bibatera kwigunga no kwiheba, ndetse bakajya kubikemuza ibiyobyabwenge, ugasanga yagenda abibwira abandi bose bikaba byagutera ikibazo bitewe n'ukuntu yagiye abivuga. Igituma urubyiruko rw'ubu bashobora guhura n'ibintu bibatera agahinda cyangwa bibakomerekeje bagahitamo kwicecekera, rimwe bikaba byabaviramo n'ibindi bibazo nko kwiyahuza ibiyobyabwenge cyangwa kwiyahura, nuko akenshi batarimo kubona abantu babaha umwanya kugira ngo babatege amatwi. Tuvuye nko mu rugo, kenshi ababyeyi urasanga tudafite umwanya wo guha abana bacu, tugashaka umwanya wo kubashakira ibiryo bakeneye, za minerivare, uburyo bajya ku ishuri mu mamodoka, imyambaro, ariko ntitubahe umwanya ngo tubatege amatwi. Nta cyizere ruba rwifitiye, nta nubwo aba yumva ko wowe agiye kubibwira hari icyo wamufasha. Bagira gutinya, ariko yatinyutse kukubwira ibibazo afite, nawe ukoresha ibishoboka byose ukamuhumuriza, ukamwereka ko ikibazo n'umuti atari ukwigunga. Abatekereza nabibwira buri umwe wese ntaramwumva agahitamo kwicecekera. Ushobora kubona umuntu aseka ariko yarashize mu mutima, ugasanga njyewe agahinda kanjye nkazi ubwanjye, kujya kukabwira undi muntu akanseka cyangwa akanjinora, ugasanga aho kugira ngo njye gutigiye ku muntu ngomba kugaherana, ahubwo nkazashaka ikindi gisubizo, kuko hari igihe uba ubwira aba afite ibirenze ibyawe cyangwa akakwereka ko wowe uri guteta cyangwa uri gukina n'ubuzima. Reka dushimire aba baturage baganiye na Honore. Bati urasa indwara arayikira, atoboye akavuga yanafashwa agakira. Ati kandi hari abayitamo kubyigumanira kuko abo babwira babatarama cyangwa ntabone babumwumva ngo bamutege amatwi. Erega kenshi usanga uwo musore cyangwa inkumi abantu bamenye ko yari afite ikibazo ari uko yiyambuye ubuzima, wamugani, cyangwa se ari uko byamugizeho ingaruka zikomeye. Hari n'abantu bagiye bamenyekana twafatiraho ingero byageze naho biyambura ubuzima. Urugero ni Umwongereza wakoraga imideli, ndavuga harimo kuyidesigninga, kuyidoda byose, Alexander McQueen. Uyu yiyambuye ubuzima bitewe n'agahinda gakabije yatewe no kubura nyina umubyara, bituma ajya mu biyobyabwenge birangira haburiye ubuzima. Aho usanga kenshi iyo tubonye uwo muntu tuvuga ngo runaka yarananiranye, mbese za mvugo sujya uzumva se Christiko, bakavuga ati wenda yarananiranye, yishoye mu biyobyabwenge, ni ikirara, kandi wenda tutanabanje kumenya niba nta cyaba kibyihishe inyuma. Mu kuvuga rero habamo gukira, ariko nka sosiyete ntiturumva neza gutega amatwi no gutanga ubufasha kuri bene uwo wagize agahinda gakabije, ari nayo mpamvu abakagira bakomeza kwiyongera, ariko cyane cyane mu rubyiruko. Ni nayo mpamvu rero turaza kugaruka kuri cya kibazo twababajije, ese mwebwe mudukurikiye mubona hakorwa iki ngo sosiyete yumve ko ikwiriye gutega amatwi uwagize ikibazo bitaratera agahinda gakabije? Mu gihe muri kutwandikira, reka twakire Christella atugeze ubutumwa mwatwandikiye kuri iyi ngingo. Turagaruka mu kanya. Ikaze cyane Christella. Murakoze kumikazi. Rero hari ibitekerezo abadukurikiye bamaze kudusangiza kuri iyi ngingo ya none. Kwihuse Tuyizere Seti uherereye mu karere ka Huye yagize ati biragoye ko urubyiruko rwagaragaza agahinda ku bantu bagize sosiyete, cyane cyane mu rungano kuko babaha inkwenene. Ati rero icyakorwa ni uko urubyiruko rukwiye gutera intambwe rukaganiriza abasheshe akanguhe, bakabatega amatwi, bakaba babagira n'inama. Naho Gasasira Theogene uherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kanombe yagize ati ndabashimiye kuba mwarateguye iyi nsanganyamatsiko. Agahinda gakabije ni indwara mbi cyane. Umuti umwe rukumbi ni ugutinyuka bakavuga ntibaheranwe n'agahinda, kandi nabo babwira bakabumva. Sosiyete ibikwiye kugira umutima wo kumva ababaganye. Dukomeza Sinamenye Fiston yagize ati agahinda gakabije mu rubyiruko karahari, kandi biterwa n'ubushomeri cyangwa ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Ati ikindi urubyiruko ruracyitinya mu kuvuga ibibazo rufite. Ibi ni byo bitekerezo mumaze kudusangiza, ariko mukomeze mu byohereze, ndakomeza kubyakira. Bagenzi banjye basubirana ijambo bagakomeza n'ikiganiro.
urakoze cyane Christella ndetse n'abakomeje kudusangiza ibitekerezo byabo kuri iyi ngingo. Mu gukomeza n'ikiganiro rero nk'uko twabikomojeho dutangira turaza no gusobanukirwa ubundi agahinda gakabije ni iki, ese ibimenyetso byako ni ibihe, ese nka sosiyete ni iki dukwiriye gukora dufasha wa muntu wagize agahinda gakabije. Madamu Amina Nyiranteziryayo ni impuguke mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe n'imyitwarire ya muntu. Avuga ko indwara y'agahinda gakabije yugarije benshi biganjemo urubyiruko muri iki gihe iterwa n'impamvu zinyuranye, ariko nanone ngo hari icyakorwa. Reka ibindi tubyumve mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Marie Claire Isingizwe. Indwara y'agahinda gakabije ntago wayisobanura mu ijambo rimwe, ahubwo binajyana n'ibimenyetso umuntu agaragaza. Ibimenyetso navuga by'ibanze bigaragaza agahinda gakabije, hari ukumva umuntu yihebye, kumva nta cyizere cy'ejo hazaza afite, kumva ababaye. Buriya kubabara kenshi tubyumva nko kubabara ku mubiri inyuma, ariko noneho hari umubabaro uba uri mu muntu donc akumva arababaye. Kwiyumvamo umubabaro sinzi niba abantu bumva uburemere bifite, no kumva rero nta ejo hazaza, nta cyizere, kumva ariho atariho. Ubu hari uduteze amatwi ushobora kuba yibajije ati ariko se ushobora kureba umuntu urwaye indwara y'agahinda gakabije ukamumenya? Birashoboka, nubwo gupimisha ijisho atari byiza, ariko buriya agahinda gakabije ni indwara twavuga ijyana n'imyitwarire. Rero umuntu mubana umunsi ku wundi birashobora kukwereka ko ubuzima bwe butameze neza cyangwa butagenda nk'ubw'abandi. Uhereye kuri bya bimenyetso bike navuze ukaba wavuga uti ariko uyu muntu ashobora kuba afite agahinda gakabije kubera ibimenyetso wahereyeho. Ariko nanone hari n'abandi bagira uburyo bigaragaza, niba ndi bubyite nk'uburyo bwo kwirwanaho, yagira mu bandi. Ujya wumva abantu bavuga ko babaseka mbabaye, akamwenyura byo kumwenyura kugira ngo yikure imbere y'abantu, ariko yamarira akajya kuyaririra mu gitanda, akayatura umusego we, yagera ahiherereye noneho akaba uwo ari we. Rero hari n'abishora mu biyobyabwenge, kuko namwe ibiyobyabwenge biratuma ahindura mudu yari arimo. Umuntu we ubwe ku giti cye se ashobora kumenya niba arwaye indwara y'agahinda gakabije? Yego, urakoze, yabimenye. Umuntu buriya iyo atameze neza ababyumva. Urwaye iyo ndwara uramugira inama ki? Buriya kenshi turwana no gukemura ibibazo by'ubuzima. Umuntu arwara malariya akivuza, uzabe iyo umuntu afite umuriro arahangayika kumva akeneye kumenya ngo umuriro uraterwa n'iki. Reka mvuge mu magambo make yoroshye, nubura ibitotsi iminsi 2-3 uryamye mu buriri bushashe wariye, uzavuga uti ibi bintu ni ibimenyetso bigaragaza ko mu buzima bwanjye hari ikitagenda. Hari abajyanama b'ubuzima, hari abagiye bahugurwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, hanyuma nubishobora ugiye ku kigo nderabuzima. Ibigo nderabuzima byinshi byo mu Rwanda bifite abita ku bahuye n'ibyo bibazo, abo twita abapsikologe cyangwa bize ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Yego, kandi nanone hari n'izindi serivisi, hari amaklinike yigenga ndetse no ku bitaro byose ushobora kuhasanga uwo muntu, kandi ugeze ukababwira iti jyewe ikibazo mfite ni ikijyanye n'imitekerereze, bagusobanurira aho werekeza bakagufasha. Turi kugenda tugana ku musozo, ariko iyo uganiriye n'urubyiruko barakubwira bati muri sosiyete iyo ugaragaje ko urwaye indwara y'agahinda gakabije abantu bagucira imanza kandi atari cyo wifuzaga. Inama kuri sosiyete? Inama nagira sosiyete, nagira umuryango, ni ukumva ko uburwayi bwo mu mutwe ni nk'ubundi burwayi. Buriya mu muco wacu no mu mico y'ahandi hari ibintu twumva ko ku bijyanye n'umuco kubivuga ni ibisanzwe. Reka dufate urugero, iyo umuntu arwaye indwara, reka mvuge ngo imenyerewe malariya, yo baramubwira ati pole, komera, ihangane, urakira. Rero hari indwara zimwe na zimwe sosiyete yagiye igira nk'aho ari indwara zitavuga. Uyirwaye agomba kwimenya, agomba no kubiceceka, kuko nabivuga biteye isoni, abantu baratekereza iki. Niko kuzanarebe iyo umuntu afite agahinda gakabije batangira kwibaza ko afite ababyeyi yagatewe n'iki, ko arya afite ikihe kibazo, ko afite akazi yarangije kaminuza arize afite ikihe kibazo. Nk'uko malariya, nk'uko n'izindi ndwara zidatinya umuntu ufite ubushobozi, nk'uko tubivuga n'indwara zo mu mutwe, indwara y'agahinda gakabije ndetse n'izindi, ntago zitinya umuntu kubera icyiciro cy'ubudehe harimo, kubera amashuri yize cyangwa kubera amafaranga afite kuri konti. Ikigero cyose waba urimo ushobora kuyirwara kubera za ngorane z'ubuzima duhura nazo umunsi ku wundi. Rero iyi nama nagira umuryango nyarwanda ni ukumva ko uburwayi bwo mu mutwe n'uburwayi nk'ubundi. Agahinda gakabije ni uburwayi nk'ubundi kandi buvurwa bugakira, kandi bakanibuka
bavuga ko uko umuntu agenda abihisha cyane, uko umuntu agenda abura aho abivugira, ahubwo bigenda bibyara ubundi burwayi bukomeye. Muri iki kibazo cy'indwara zo mu mutwe ni uko iyo umuntu atazivuje zigenda zinamutera uburwayi bw'umubiri tuzi busanzwe. Rero nkakangurira abantu kumva ababufite ndetse no kubafasha kugera kuri serivisi z'ubuzima. Ariko nanone n'abafite ibyo bibazo, haba agahinda gakabije, yaba umuhangayiko, yaba ihungabana, kumva ko afite uburenganzira bwo kuvuga ndetse no gushaka serivisi kuko ziraboneka. Ntabwo agomba kugisha inama ngo nivuze nk'uko twivuza ibindi, nazo umuntu afite uburenganzira bwo kuzivuza no kugerageza gushaka umuntu ushobora kumwumva. Nabwira umwe ntamwumve, abwira undi. Reka Claire na Mina tubashimire cyane. Dusobanukiye ibimenyetso by'indwara y'agahinda gakabije, harimo nko kumva wihebye, nta cyizere cy'ejo hazaza, ndetse by'umwihariko tunamushimire n'inama tugiriye zadufasha. Ati ni byiza kwisuzuma, wabona hari icyahindutse mu myitwarire yawe ukaba wakegera inzego zibishinzwe zikaba zagufasha, yaba umujyanama w'ubuzima cyangwa se kwa muganga, kuko naho haba hari umuganga wabigenewe rwose witeguye kugufasha. Ati kandi nka sosiyete dukwiriye guhindura imyumvire tukumva ko uburwayi bwo mu mutwe ari uburwayi nk'ubundi. Yego nibyo, dukwiriye guhindura imyumvire yacu. Bakunzi b'ikiganiro Ejo, rero turi kugana ku musozo, ariko nk'uko twabibabwiye uyu munsi murakurikirana ikinamico Ngira Nkugire agace ka 3. Reka tuyumve, turagaruka nyuma. Ngira Nkugire ni ikinamico igamije kwigisha abatuye mu nkambi n'abatuye hanze yazo imibanire myiza, kurwanya inzangano zituruka ku mateka y'ibyahise, birinda ibihuha bishimangira inzangano ndetse no kubiba amahoro hagati yabo. Iyumvira igice cya 3 cy'ikinamico Ngira Nkugire. Duherukana Rebecca yamaramaje avuga ko gusaba Valentine imbabazi z'uko yamuciriye ikaye bitamurimo, ariko kandi avuga ko agiye kubitekerezaho. Mupenzi nawe afite igitekerezo cyo guhindura imyumvire y'amakimbirane ari mu rubyiruko rw'iwabo. Ubu bimeze bite? Nimukurikire umukino. Ese urupapuro rw'amanota wararubonye Valentine? Oya sharuga, barayaberetse se? Cyane rwose. Ticara twese ejo mbona wowe na Alice muze mufata note, mpita ngufatira urwawe. Urakoze sha. Cyakora Alice Imana izampumugisha pe. Nanjye sinzabura icyo mukora nkamwitura kuko yamfashije cyane. Uziko twari tuzirangije we. Yaremeye shataha bwije. Cyakora byigira umutima mwiza se nk'abagenzi be pe. Cyane pe. Babari umbwire se we, nagize amanota ngaye. Niba hari test ntizeye, niriya pe. Amarara bitsenze da. Ahubwo byarantunguye n'ukuntu ari nzi ko bigukubita kwera umutima mubi Rebecca yari yaguteye. N'ubundi nari mbabaye byahatari. Nuko nyine nakuze mama nyigisha kutihorera. Akibyo nibikimbwira Valentine. Nukuri. Nuko atari njye yabikoreye ngo rero kumucagagurira imyenda. Oya sharuga, ntawe ugira ukundagiza. Kuko dukomeje gutyo ko umuntu agukoreye ikibi ukamwishyura, twazahura mu makimbirane adashira. Ugasanga no mu ishuri nidutsinda kubera guhora duhugijwe no gutekereza ibibi twakorana ngo twihimure. Ibyo ni bya Valentine. Oya sha. Jya mu rugo barambwiye ngo nibazumve nta kimbabwira ngo mugenzi wanjye mu nkambi yankoreye iki n'iki. Oya. Ubwo zankora mu ijisho nanjye nzaremukoremo da. Ibaze n'ukuri. Ubwo se ntacyo wumvamo? None serezo rikabiri heruga. Erega ntabwo ibyo ababyeyi bacu batubwiye byose ari ngombwa kubikurikiza. Tugomba kuyungurura nk'abantu bari gukura, tugaharanira gukemura amakimbirane mu mahoro. Nasuzugura umubyeyi wambye shaka Amerika. Ahubwo mbaze icyo ndi gupanga gukorera Rebecca kugira ngo nguhorere. Urapanga iki ruga? Ariko urwampaye yo fumenya kwisongera ubugari kubona umukobwa wanjye ari hafi kuva ku ishuri Gilbert. Uyu muko utumva ara. Cyangwa nzamukwiba. Umuko iki ko umukobwa we dusigaye dushwana buri munsi dana. Ahubwo nareba nabi nzabivamo nishakira abandi duhuje amateka. We mbona ntazi ibyo atangiye kwigira. Oya nyabusa nivugiraga. Ariko uguze ukuntu dufatiye runini. Buriya se. Iki kinyamakuru ndeba hase noneho kiravuga ku biki Gilbert. Ko ari wowe tumenyereye uduha ku makuru mashya. Reka byambabaje mpitandekera kugisoma dana. Byakwaje. Baravugamo ukuntu abatuye mu nkambi bakomeje kwiyahura kubera ngo ikibazo cy'agahinda gakabijera. Ngo bamwe bariheza bakanga no kujya gusaba ibiraka mu gace ka Cyanzige, bigatuma batabasha kwikura mu bukene. Ni ibintu nguye. Ubwo se kuva nakwinjira muri rya shyirahamwe ryacu ry'abagore nungutse iki? Uriya mugore ngo ni presidente wacu, agafaranga kose kinjiye ntiyimirira. Ahubwo sutangaho umusanzu wawe ryari ko akenshi uba wibereye hano dona. Cyangwa muri ba bagore b'inshuti zawe. Ndawutanga da.
babona ari nacyo bakuzeza bariya ni abagome. ceceka dore umugabo we reka menyesha inyuma y'urugi sinshaka kumuvugishayo kabura ubugingo. nizere ko ntabarogoye. Mwiriwe. Ko watinze kundanguza se Karisi? Habuze gato ngo bimwe mu byo wari kundanguza bishiri. Gusa urumva natinze cyangwa nzigiye. Ngaho ngwino umfashe tubikure mu modoka ndihuta. Cyakora agafaranga k'umugore wo muri Cyanzige karakuyobotse Karisi. Uzi ndumaze kugira iki? Nako ni nyakubahwa. Ayo magambo muyakura. Cyakora umubare wa wize neza kabisa. Kwiyemeza kujya kurongora umunyacyanzige kugira ngo ureke kubaho nk'umuntu. Umuhatari. Avesha wimbwira amagambo nk'ayo Jiribe. Nditunze. Fatanya n'umugore wanjye guhahira urugo. Ntabwo ari we ntumva. Inaha twese niko tubizi. Koke. Niyo nkita imenya iyo nkuru. Ubundi se ko bifitiye imitungo n'amasambu. Ariko ubuzwa n'iki kuyikurikirana ko wowe wari impunzi. Mubura amagambo. Iyawe wayitaye wanyu. Nawe uzashake dore bagira abakobwa beza. Data se nashaka Cyanzige mu nzira. Mwize gute wowe ko wicaye ngaho wenyine? Nabuze abo twigana Sharebe. Reka twigumanire. Abiwacu twahora twigana bose batorotse bagiye kwingera ibiyeri kwa Jiribe. Wibaze ni ukuri. Soma mbike wawe ngo ni Valentine nawe yagiye. Ariko ntukavuge gutyo Rebe. Ubwo uvuze izina utiri uvuga ibyo ngibyo bya Soma mbike. Sinari kumenya uvuga. Reka shambwira. Agomba barira niba ndakuba bace. Oya nta kibazo. Sha yagiye kwigira mu kindi kigroupe kandi harimo abana benshi b'Icyanzige. Pajya banseka iyo mvuze. Ngo baba gutwenga iki iyo mihimbi imishenze kazi gusa zimbwebwe. Nkuko numvuga ikinyarwanda bisekejera. Sigengira complexe rero sinkivugana nawe. Ndakubwira. Urabifata ko ukagira ngo ndakubesha. Iyo abarundi yari kugusiga. Yari kubareka bakijana agasigana na wowe ngaka akaguha umwanya ukwiye kubera ko azi ibibazo byawe. Alakini Rebecca uswe n'exagere. Reka basi ibyo tubireke twiyigire. Gusa Rebe ndakwinginze ntuzongere kugira ikintu kibukorera Valentine cyangwa undi wese wo mu Cyanzige. Ivi niwe unakuye unanza utangiye kuma amategeko nk'ayo kwa Mose inde yakubeshe wuntegeka nk'ayo idiot pesi ngaho da Rebecca kahindutse nk'igicusi yaba hari ikibari guteganya gukorera abanyacyanzige. Karisiti se koko yashakanye n'umunyacyanzige kazi kugira ngo areke kubaho nk'impunzi naho ubutaha. Reka twizere ko mwanyuzwe n'aka gace. Mbere yo kuva muri studio ariko reka twongere twakire Christella atugezeho ubutumwa mwatwandikiye mu kiganiro cy'ubushize. Bagenzi banjye barakoze kumikaze nanone rero bakunze b'ikiganiro nkuko maze kubimenyera tuba tugeze muri kakanya twahariye kubageza ibitekerezo muba mwaratugejejeho ku kiganiro cyatambutse. Nabibutsa ko ikiganiro cyatambutse ubushize cyavugaga ko kuba umugore upfakaye abana be bafatwa nk'abadafite uburiri. Aho twibazaga tutese ni iki gituma societe igira imyumvire ko umugore upfakaye abana usanga bafatwa nk'abadafite uburiri. Ibitekerezo mwadusangije ni ibi bikurikira. Ukwishaka Ferdinand uherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi yagize ati abafite imyumvire ko umugore wapfakaye atatanga uburere bakwiye kunengwa. Kuba abana b'umudamu wapfakaye bagira imyitwarire itari myiza ni nk'uko byaba ku bana b'umugabo nawe wapfakaye. Ati ahubwo iyo myitwarire mibi yaterwa n'uburyo umubyeyi afata inshingano za kibyeyi n'uburyo bwo gukurikirana abana. Naho Dusengimana Marie Devote uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Nyanza mu kagari ka Murambi yagize ati biterwa n'imyumvire abantu bagifite nk'uko n'ubundi kera wasangaga umugore nta jambo yagiraga mu muryango nta n'uburenganzira bagafite ndetse akanitirirwa kuba ari nyirabayazana y'imyitwarire mibi y'abana. Abana bagomba kubaha umubyeyi wabo bakagira imyitwarire myiza. Naho Mutoni Dorcas uherereye mu karere ka Huye yagize ati nge narizwe na mama wanjye ariko yatureze neza atubera urugero rwiza kugeza ubwo nashyingiwe. Nubwo data akimara gupfa hari abavugaga ko tuzaba indaya tukabyarira mu rugo. Naho Turatsinze Edouard uherereye mu mujyi wa Kigali yagize ati uburere buriya butangwa n'umubyeyi haba umugabo cyangwa umugore. Hanyuma abana babumvira bigatanga umusaruro. Rero kuba gifitiye imyumvire bakwiye guhinduka kuko kuba wapfakaye bafata ko atatanga uburere no gupfobya ubushobozi bw'igitsina gore.
ubutumwa bwa none tubuhiniye aha, tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu. Ariko nanone ndabibutsa ko ibitekerezo ku kinamico ngira nkugire nabyo tubihaye ikaze. Nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo rero naha tugisoreje, reka dushimire mwebwe twabanye. Mizero Crispin yari ku buhanga bw'ibyuma, mu gihe Roger Nigena yari ahagarariye iki kiganiro, naho njyewe nari Annie Sabine umukunzi ndetse na mugenzi wanjye Christine Uyisabye. Ibihe byiza.